nongere mbasuze kandi mbifurize ibi byiza mwebwe mwese mukomeje kuba natwe mukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Hanyuma rero hari umuturage mu by'ukuri wandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yanditse ibaruwa nini cyane, ni ibaruwa ikomeye kandi mu by'ukuri icyo nakubwira cyo nuko ibaruwa isekeje cyane. Asoza rero muri ibaruwa mu by'ukuri yasoje asaba umukuru w'igihugu intwererano y'ubukwe ndetse anamusaba tike yo kumusubiza i Rusizi. Yagize ati ndabona Kigali y'ubu itandukanye niyo narinzi, nimumfashe ngere iwacu mu karere ka Rusizi nk'uko bikuye muri ibaruwa. Reka wenda turebere hamwe mu by'ukuri ibikubiye muri ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu. Yagize ati nyakubahwa umukuru w'igihugu, impamvu gusaba audience ndetse n'ubufasha bwo kubaho. Nyakubahwa muyobozi mukuru w'igihugu cyacu dukunda twese, nejejwe no kubandikira ibaruwa mbasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muyobozi mukuru w'ikirenga w'igihugu cyacu, mu kwezi kwa gatandatu naje ku biro byanyu nzanye igitekerezo cyiza sinabona, cyakora nabonana n'abashinzwe kubarinda. Icyo gitekerezo kigira kiti inteko ishinga amategeko imitwe yombi ibajije abanyarwanda bakabyemera tukabagira umwami bidasubirwaho. Nyakubahwa, nyuma yo kubonana n'abafite inshingano mu nshingano kubarinda, nagishije akarere kanjye imvukamo inama, bambwira ko nabishyira mu nyandiko. Narabikoze kandi abanyarwanda benshi inteko ishinga amategeko ikanavugurura amategeko atajyanye n'igihe nabo barabimenye, ku buryo nge igisigaye nagusaba igisubizo cy'ibaruwa yanjye nk'uko nabibasabye muri yo. Yagize ati nyakubahwa muyobozi, ndangije mbasaba ko mu gihe mwazaba mufite umwanya bitewe n'akazi kenshi mugira ku kwita ku banyarwanda nk'uko mwabyiyemeje mu gihe mwafataga umwanzuro wo kubohora igihugu cyacu, mwarirukanywemo nta cyaha mwakoze, muzira uko mwaremwe, mukanga guhera ishyanga, ntimukangwe n'ibikomeye byose tuzi birimo no gusanga abanyarwanda bica abavandimwe n'inshuti zabo nta cyaha babashinja, mukarokora abarengana mutitaye ku nzitizi mwakuriyemo zikomeye cyane zitarondereka, mukazampa umwanya nkabasuhuzaho amaso ku maso no kumfasha cyangwa se kuntwerera mu bukwe ndi kwitegura mu kwezi gutaha tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2020, kuko nimwe mfata nk'umubyeyi wanjye, kandi muramutse mumpaye tike yo gusubira iwacu mwaba mumfashije n'agatelefone ko kwifashisha mvugana n'inshuti n'abayobozi ndetse na moto, kuko iyo nagiraga yaterwe cyamunara nsubira guhinga kuko nari nsanzwe ndi umumotari mu mujyi wa Kigali. Asoza agira ati nyakubahwa, mbashimiye igisubizo cyiza kuko ndabona Kigali y'ubu itandukanye niyo narinzi, mumfashe ngere iwacu i Rusizi. Murakoze. Akaba rero mu by'ukuri yitwa Irakoze Janvier Moise, ni umuturage wo mu by'ukuri wandikiye ibaruwa ikomeye cyane umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyo navuga gikubiye muri ibaruwa ni ibintu nka bitatu. Icya mbere harimo ko yasuye ingoro y'umukuru w'igihugu Village Urugwiro, agiye kureba umukuru w'igihugu ngaramubura, ariko ahasanga abashinzwe kumurinda. Mu by'ukuri rero ubu yari afite ubutumwa bukomeye cyane. Ubwo butumwa rero ngo yaje kugirwa inama n'akarere avukamo, bamubwira ko yazabigeza ku nteko ishinga amategeko, bose ngo barabimenye, igisigaye ngo akeneye kumenya igisubizo cy'umukuru w'igihugu. Ubwo butumwa rero mu by'ukuri cyari gikuyemo nuko ngo yasabwe yuko mu by'ukuri ngo inteko ishinga amategeko imitwe yombi ngo ivuguriye itegeko nshinga cyangwa se amategeko atajyanye n'igihe akemererwa kugirwa umwami. Mu by'ukuri niba akaba rero ngo akeneye igisubizo kuri icyo kibazo yari yavuze. Ikindi ni ibijyanye no gusaba intwererano ndetse no gusaba agafaranga ko kumufasha kugira ngo asubire i Rusizi iwabo. Mu by'ukuri na moto ngo yamufasha gukomeza akazi ke, ngo yari asanzwe ari umumotari mu mujyi wa Kigali, gusa ngo aza guterezwa cyamunara moto ye mu by'ukuri, ku buryo ubu ngubu ubuzima ngo butifashe neza. Hanyuma rero uyu mugabo benshi nyuma yo kubona ibaruwa rero bakaba bakomeje kugenda bagira byinshi bavuga cyane kuri ibaruwa. Mu by'ukuri hari wagize ati uyu mugabo aganira neza cyane, hari undi wagize ati iyi ni imvange y'urwandiko pe, ati ahubwo se ko yamusabaga ko yakwimikwa nk'umwami, iyo byibura amusaba kumubera igisonga cyangwa se umugaragu aho rero kuzanamo iby'ubukwe. Undi yagize ati reception ko mbona kashe ari ziriya z'icyatanu, buriya yaba ariyora cyangwa yayicishije ku biro byo hasi ngo
uzagereyo anyway ni uburenganzira bwe usaba da kandi iby'intwererano yaganiriye nabi buriya hariya ariko undi yagira ati uyu musaza bamuhaye amahoro koko ibyo yadukoreye turashaka kongeraho na stress zindi z'amabaruwa adafututse uyu nawe bamujyane iwawa byaramunaniye pe nguko uko byakomeje kujya bivugwa. Undi yagize ati cyakora amaco y'inda aragwira ariko reba amagambo yahereyeho yandi none asoje asaba intwererano asaba tike asaba moto sha uyu we mwise umutubuzi sinzi ko naba mbeshye. Undi yagize ati ubu ndi se tike yamuvanye Kigali ajya Nyamasheke kwandika ibaruwa abona tike imusubiza Kigali none yabuze imucyura ibaruwa ntisobanutse pe. Undi yagize ati yego ni umuturage wo mu murenge wacu kandi turi inshuti ariko yigeze kugira uburwayi bwo mu mutwe anivuza muri Karayesi Indera. Uyu rero witwa Iragena Tofira akaba rero mu by'ukuri ugerageje ubona ko ashobora kuba muzi. Undi witwa Nsengamungu Fidel yagize ati ariko ndabona abantu byabacanze pe umubare ugenda wiyongera gusa hari umuntu umuri hafi yamuha tike agasura Nyamasheke hakiri kare atariruka mu mujyi wa Kigali. Andi bagize ati muzehe yagorwa pe ati none se ko avuga ko agira umwanya muke kubera kwita ku banyarwanda we ntarimo muri abo banyarwanda yitaho yari hafi no kumutumira kuzana mutahera ubukwe nicyo yarasigaje. Undi ati amacoyinda.com ati abanyarwanda bamwe basigaye batwengeje pe ati yo kugira icyo umuntu amuvugaho byagorana. Undi ati uyu mugabo ubanza yikanze ko ari kwandika igisigo uriya akaba ari umusayuko yasoje yibasira. Undi ati ati munkorere rero ubuvugizi kuko arababaye cyane naho Kigali iyo ntiyoroshye. Uyu nawe yongera kubishimangira. Ismail Mukiza yagize ati ikashi ya reception seko ubuziranenge bwayo bukemangwa ibarwa yandikiwe Nyamasheke tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10/2020 none ngo yabaye received i Kigali tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10/2020 yakiriwe itarandikwa se ra nko yibazaga nanjye ati nabyibajije mbona ubuziranenge bwayo nabwo bukemangwa. Undi ati none se umuntu yabuze initike yamugeza Rusizi none ari gutegura ubukwe. Undi ati ngaho rero araseka cyane ati ndi gutegura ubukwe none ngo itike ubwo bukwe se ubwo buzatahara. Undi nawe yasetse cyane ati no gutwenga tout simplement. Undi ati umuntu ufite ibyo bibazo byose ategura ubukwe ate. Undi ati uyu muntu bamufashe abamwegereye ndi kubona mu mutwe we byicanze nkuko nawe yakomeje kugenda bivuga. Undi ati ko ndeba se abandi bana bazi gutanga ibisabwara. Undi nawe yasetse cyane ati kashe ndayikemanga mbandoga bishingwe. Undi ati uyu mugabo aratwengeje pe atahwi. Uyu mugabo rero ati twarahuye anansaba icupa Ligue Natonest akaba yabisubiyemo. Undi ati ati ni njya nkurye pe. Undi ati ntago biba byoroshye wa muvandimwe we ati wabonye Biden ko yatumbagiye. Undi ati umutubuzi uyu nguyu yati yanyishe cyane ati yasabye moto ati wabona yayanditse ari kurota iki niba gifunge amaco y'inda. Tirasekeje cyane mu by'ukuri ni reaction z'abantu batandukanye kuri Twitter bakomeje kugenda bavuga cyane kuri ibaruwa y'uyu mugabo. Ibaruwa mu by'ukuri navuga ko isekeje cyane. Oswald Oswakim umunyamakuru nawe rero akaba mu by'ukuri ari we wayishyize ahagaragara avuga ati ibaruwa niyo yaba atari ukuri atiraruhura ati yandikiye umukuru w'igihugu asoza amusaba intwererano y'ubukwe anamusaba tike yo kumusubiza Rusizi ati ndabona Kigali y'ubu itandukanye niyo narinzi pe ati nimumfashe ngere iwacu za Rusizi. Uyu mugabo rero niko yakomeje kugenda abivuga niba rwari mu by'ukuri isekeje mu by'ukuri kandi kubiyemo biriya bintu bigera nko kuri 3 nakubwiye kumusaba intwererano